ibi bintu byitwa iyobokamana Bibiliya ari ibipapirano byazanywe n'abazungu ku nyungu zabo bagamije gukoloniza. Ibyo twabivugaho ibintu bibiri. Iyobokamana mbega ntiryigeze ritakaza na gake mu gaciro karyo. Ubuhanuzi bwahanuye ko mu minsi y'imperuka hazaba habakobanyi. Ibyo rero ni ugusohoza ubuhanuzi kw'abakobanyi bo mu minsi y'imperuka. Indi mpamvu ya kabiri ni imyitwarire mibi, imico mibi y'abemera iyobokamana. Nabo bakaba barariteye ubusembwa, bakaba barariteye icyangiro, noneho n'abakobanyi bikabateza umurindi. Impamvu ya gatatu ni koko nubwo bavuga ngo iyobokamana ryazanywe n'abazungu, niko bimeze, ariko iryo ryabayeho n'abo bazungu batarabaho. Imana y'abazungu itarazanwa, abanyarwanda be basanzwe ari abantu beza bafite iyobokamana, ariko bafite imana y'u Rwanda ngo irara ahandi igataha i Rwanda. Ngo ibyo bintu by'abazungu ngo ni n'amakosa, ngo kwemera imana itari y'igihugu cyawe, itari yo n'umuco yawawe. Gukwirakwira kw'izo nyigisho ni politike ya Satani yo kugarura ubupagani bwahozeho mu isi itaramurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Ubupfumu n'ubuhanuzi bitandukaniye he? Ubundi abapfumu n'abahanuzi b'ibinyoma ni kimwe. Abapfumu nabo Satani akoresha, ariko banyuriye mu nzira za gipagani zisanzwe zo kubandwa no guterekera no kuraguza. Naho abahanuzi b'ibinyoma ni imikorere ya Satani, ariko yiteye umwitero w'iby'iyobokamana. Abapfumu kuraguza, ariko nabo bavuga yuko bari mu basenga imana yo mu ijuru. Mbese kujya kuraguza, ugiyeyo ibyanditswe byera bimuvugaho iki? Imana imufata iti? Ni ubupfu kujya kuraguza. Avuga ibintu uko abihanuye bisohore koko ubibone. Ese bibaho gute? Ni gute umuhanuzi ko nyine ari uw'ibinyoma, ni gute avuga ibintu tukabona birasohoye kandi akarenga akitwa ngo ni uw'ibinyoma? Gushoboka ko birashoboka ko umuhanuzi w'ibinyoma utatumwe n'Imana, uw'Imana itavuganye nawe, ajya ahanura bigakunda. Noneho ubu bigezweho ngo hari indangamuntu igiye kuza y'ikoranabuhanga, uyakiriye kamubayeho. Hari ibintu byitwa microchip, ngo bakagenda bakadwinga mu muntu, ngo icyo kintu ngo bakazaba bari kugukontrolinga umuturage. Mu ntambwe zisabwa umukristo kugira ngo abe atunganye rwose, haranditse ngo kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya. Hari abantu bamwe usanga ari beza mu mutima, bakunda Imana, bashaka kujya mu ijuru nta buryarya, ariko bafite kwizera, ariko ku ngeso nziza batarongeyeho kumenya. Niba tuboneye mu mitima, tuzagera mu ijuru. Abadukurikiye mwese turabaramukije mu izina rya Yesu. Tubashimiye uburyo mukunda ijambo ry'Imana kandi mugakunda kureba ibiganiro bica kuri iyi miyoboro tubwiririzaho ubutumwa bwiza. Nitwa Nkunda Jacques, uyu munsi ndi kumwe na mwene data, nabibwire. Nitwa Kayogera Robert, ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Uyu munsi turagira ingingo tuganiraho zikunze guteza urujijo ahanini bitewe n'iminsi turimo iheruka, aho hagenda haduka ibintu byinshi bitandukanye n'imyigishirize itandukanye. Mbega mwene data, hari abantu benshi inyigisho zimaze kuba gikwira zigenda zihinyura iyobokamana, religion, ukwizera Imana yo mu ijuru, bavuga yuko ibi bintu byitwa iyobokamana Bibiliya ari ibipapirano byazanywe n'abazungu ku nyungu zabo bagamije gukoloniza, atari iyobokamana bazanye bagamije gukoloniza. Ko abanyafurika babiyobotse ari injiji, ko n'ikimenyimenyi n'abazungu babizanye ubu ntibakibirimo, bityo abantu babirimo iyobokamana ari scam. Ibyo bintu nk'umubwirizabutumwa
tena nk'umuntu ujijutse uzi n'amateka uzi n'ibya bibiliya uzi ibyo byose backgrounds ibyo murabivugaho iki? Murakoze. Ibyo twabivugaho ibintu bibiri. Iyobokamana rifite agaciro nk'ako mbega ntiryigeze ritakaza na gake mu gaciro karyo. Noneho ababivuga batyo bashobora kuba bafite impamvu nk'eshatu. Iya mbere ni uko ubuhanuzi bwahanuye ko mu minsi y'imperuka hazaba habakobanyi. Ibyo rero ni ugusohoza ubuhanuzi kw'abakobanyi bo mu minsi y'imperuka. Cyokora hari n'izindi mpamvu nk'ebyiri. Indi mpamvu ya kabiri ni imyitwarire mibi, imico mibi y'abemera iyobokamana. Nabo bakaba barariteye ubusembwa, bakaba barariteye icyangiro, noneho n'abakobanyi bikabateza umurindi. Impamvu ya gatatu ni koko nubwo bavuga ngo iyobokamana ryazanywe n'abazungu, niko bimeze, ariko iryo ryabayeho n'abo bazungu batarabaho, uhereye kera kose ryahozeho. Cyokora kuko ibihugu byose abantu batuye ku isi batamurikiriwe rimwe, muri Afurika iyobokamana rizima ryatinze kuhagera, kuko abantu twari mu isi tudafite Imana rurema. Abantu baterekera, basenga abazimu, ibyo bintu nk'ibyo. Noneho no mu bazungu bazanye iyobokamana, mu by'ukuri hari abari bafite igise cy'imitima, ikibazanye ari ukumenyekanisha Imana mu isi no kugira ngo abantu bizere babone agakiza. Batagamije inyungu za politike nk'uko bivugwa. Urakoze cyane. Ahubwo ubusembwa bwaturutse he? Hari abandi batari bafite iyobokamana namba, ahubwo bakurikiye inyungu za politike, bakurikiye inyungu z'ubucuruzi, nabo biyambika iyobokamana. Noneho ibyo nabyo bitera iyobokamana igisebo n'igisuzuguriro n'icyangire. Ariko kubaho kw'amafaranga y'ibikwangare ntabwo bijya bitesha agaciro amafaranga mazima. N'uyu munsi hari abateka imitwe bakiyitirira iyobokamana, n'uyu munsi hari abatangiza iyobokamana agatangiza idini runaka, ariko icyo agambiriye ari ugukuramo inyungu ze bwite. Ariko ibyo ntabwo umuntu utekereza uzi ubwenge, uzi yuko atiha guhumeka, uzi yuko Imana yabambye ijuru mu kirere, ikarema isi dutuyeho, ivusha imvura tukabaho, ifasha ubugingo bwacu mu biganza. Ntabwo washingira kuri uwo muntu w'indimanganya wandagaje iyobokamana ngo bihereho uvuga yuko iyobokamana bitariho. Nawe uba usanga mu bwenge buke. Iyobokamana nta kibazo rifite, ikibazo aba ari uwo muntu, ntabwo aba ari iyobokamana Rwose. yego. Tugere ku bantu bigisha muri uyo muryo iyobokamana, bemera Imana ariko ya buri gihugu. Bakavuga bati nko mu Rwanda ni inyigisho imaze gukwira henshi ivuga ibigendanye n'iby'Imana nyarwanda, ko Imana y'abazungu itarazanwa. Abanyarwanda be basanzwe ari abantu beza, bafite iyobokamana ariko bafite Imana y'u Rwanda ngo irara ahandi igataha i Rwanda. Ngo ibyo bintu by'abazungu ngo ni n'amakosa, ngo kwemera Imana itari y'igihugu cyawe, itari yo n'umuco wawe, ngo ukemera Imana itari yo mu bwoko bwawe, itari yo mu muco wawe, ngo ukayoboka indi mana y'ahandi, ngo iyawe uyisize, ngo ni n'ubupfa, ngo ni n'ubupfu, ni n'ubwenge buke. Iyo nyigisho abantu barazigisha, zikaba zimaze kuyobya cyangwa se kwigarurira abantu imbaga. Icyo kintu cyo murakivugaho iki nk'ababwiriza butumwa? Murakoze cyane. Ibibera ku isi byose nta gipfa kubaho. Iyo atari Imana ikiri inyuma, ni Satani uba ukiri inyuma. Gukwirakwira kw'izo nyigisho ni politike ya Satani yo kugarura ubupagani bwahozeho mu isi itaramurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza. Urabizi, uhereye mu gihe uhereye
nyuma y'umwuzure wabayeho mu gihe cya Nowa, abakomotse kuri Nowa baragwiriye barakwirakwira, abavuye ku munara w'i Babeli. Ubwo kubasoma Bibiliya igitabo cy'Itangiriro 11 inkuru muzizi neza. Imana imaze kunyuranya indimi z'abantu bitewe n'uko bari bayigomeye bagatatana ku isi. Abahuje ururimi barabungiranye bahinduka ubwoko runaka. Ururimi rubyara ubwoko. Baturwa ukwabo, bagira imisengere yabo n'Imana yabo. Noneho biba bityo uko umubare w'indimi wanganye niko n'amoko yanganye. Mbega umubare w'amoko yanganye nk'uko indimi zingana. Ubwo n'Imana n'imisengere bibuko. Uko amoko yagiye yaguka akavuka amandi, niko n'imisengere n'Imana zagwiriye zikaba mindi. Ubwo ibyo byose byitwa Imana basengaga nk'uko byanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ngo izo bita Imana zitaremye ijuru n'isi zizacibwa ku isi. Ubwo ni Satani wabaguhawe ikuzo. Ibyo byitwa Imana abanyarwanda basengaga, andi moko yasengaga, ni Satani babaga barimo kuramya. Noneho iyo habonetse inyigisho, imyumvire, propaganda zivuga ngo umuntu asenga Imana y'ubwoko bwe, Imana y'iwabo, iyo Mana abazungu batuzaniye burya ni ubukoroni, nabwo abari ingiri ya Satani, abari ubutumwa bwa Satani bwo kugira ngo abantu bagaruke kuri bwa bupagani bwari bwarakuweho n'ubutumwa bwiza. Murakoze cyane cyane. Ariko twambuke tugere ku bapfumu. Ubupfumu n'ubuhanuzi bitandukaniye he? Ko bose hari isano bifitanye ku ngingo yo kuvuga ibitaraba, ari byo bamwe basesengura ngo ni ugupfumura, ngo no guhanura nuko ari imvugo zitandukanye, naho ubundi ngo ni bimwe. Urakoze cyane. Urakoze. Niyo mpamvu ubundi abapfumu n'abahanuzi b'ibinyoma ni kimwe, kuko bose ni Satani wabavugiyemo akabahishurira ibitari byaba, nubwo bikora mu nzira zitandukanye. None reka tugaruke ku cyo bita umuhanuzi. Abahanuzi nk'uko tubizi, hari Imana iri mu ijuru imenyera iherezo mu itangiriro, imenya ibitaraba, ikora ibidashobokera abantu. Iyo Mana iriho, kandi uko yabayeho n'uyu munsi ni kwiri, ubushobozi bwayo ntiyigeze itakazaho na kamwe. None mu mikorere y'Imana igihishurira abagaragu bayo ibitari byaba, yagiye ihishurira abantu ibitari byaba ku nyungu runaka y'icyo yashakaga kubwira abantu b'icyo gihe, igamije kubireherezaho cyangwa no gutuma bizera. Abo bitwa abahanuzi, ab'Imana ihishurira ibitaraba kugira ngo bihamye ubushobozi bw'Imana. None ariko Bibiliya ntabwo ivuga abahanuzi gusa. Bibiliya ivuga n'abahanuzi b'ibinyoma. Abo bahanuzi b'ibinyoma nabo Satani nk'ikiremwa, urabizi Satani yari uwa gatatu mu ijuru, yari umuyobozi w'abamarayika, yari umukerubi utwikira nk'uko byanditswe muri Bibiliya mu gitabo cya Ezekiel ibice 28, nk'uko byanditswe mu gitabo cya Yesaya ibice 14. Yari marayika n'abandi bamarayika bubahaga. Rero yari ikiremwa gitangaje. Amaze kwigomeka ku Mana agacibwa mu ijuru, akaba Satani umwanzi w'Imana n'abantu. Bwa bushobozi ntabwo yatakaje na kamwe. Ubushobozi bwe yarabumanukanye. Mu byo ashoboye rero, ashoboye no guhishurira abantu be bamuyoboka ibizaba. Nuko aho niho abahanuzi b'ibinyoma badukira. Abo bahanuzi b'ibinyoma umwuka ubakoresha n'umwe n'ukoresha abapfumu. Ubwo rero itandukaniro ni iryo. Abapfumu nabo Satani akoresha, ariko banyuriye mu nzira za gipagani zisanzwe zo kubandwa no guterekera no kuraguza. Naho abahanuzi b'ibinyoma ni imikorere ya Satani, ariko yiteye umwitero w'iby'iyobokamana. Kandi ibyo biriho cyane ko byahanuwe ko bigomba kuba,
ushaka kubimenya neza wazasoma igice cya 23 cya Yeremiya uhereye ku murongo wa 16 ukageza nko ku murongo wa 30. Ni imirongo myinshi ivuga byinshi by'ukuntu abahanuzi b'inyoma bagomba kwaduka n'ibyo bagomba gukora nuko bagomba guhanura bikaba bakarota bikaba. urakoze cyane. Mugire icyo muvuga nanone ku bantu basakirana n'ibigeragezo, ibibazo, ariko bakumva bahatiwe amajwi abararikira kujya kubaza abapfumu, kuraguza, ariko nabo bavuga yuko bari mu basenga Imana yo mu ijuru. Mbese kujya kuraguza, kujya kubaza abapfumu, kubajyaho ukeneye ngo baguhe serivisi, ibyo bintu ibyanditswe byera bibivugaho iki? Cyangwa se bene uwo nguwo ugiyeyo ibyanditswe byera bimuvugaho iki? Imana imufata iti? Urakoze cyane. Bene uwo abahakanye Imana akishyira mu maboko ya Satani. Bibiliya mu gitabo cya Yesaya ibice 8 umurongo wa 19 haranditse ngo niba babwira ngo mushatse abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Haranditse ngo mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo akaba ariyo babaza. Bibiliya ikomeza ibaza iti mbese iby'abazima byabazwa bapfuye. Umuntu atabanze gupfa mu bwenge ngo kwizera afite mu Mana gushire, ntabwo wajya iby'abazima kubibaza bapfuye. Kubaza iby'abazima cyangwa gushakira inkunga ku bapfuye, bwa mbere uba washutswe na Satani ukimura Imana. Kwizera wari ufite mu Mana aho kwari kuruka hatuza Satani, kuko byanditswe mu gitabo cya Yobu ibice 14 haranditse ngo hariho ibyiringiro yuko iyo igiti gitemwe cyongera kigashibuka, ariko umuntu we suko arapfa akagenderanirako. Haranditse ngo abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bakishwa bugufi ntamenye agakuru kabo. Ubu rero ntiyagutabara, ntiyagukiza, ntiyakuvuganira. Kwiyambaza umeze atyo bibari uba washutswe na Satani ugahakana Imana, mbega uba wiyeguriye abadayimoni. Ubwo rero abajya guterekera, abajya kuraguza, abazazanirwa n'ibibazo, iyo politika Satani amaze iminsi ayikoresha. Hari igihe uwitwa Sawulo, umwami wa mbere w'Abisirayeli, yakoze ibyaha agomera Imana, nuko igihe yugarizwaga n'intambara akazajya agisha Imana inama, Imana ntimusubize kuko yari umunyabyaha. Aho kwihana ibyo byaha bituma Imana itamwumva, ngo ahubwo kubahanuzi na Imana ntimuvugishe. Yagisha Imana inama mu nzira zitandukanye zirimo yitwaga burimu abatambyi ba kera bakoreshaga, Imana ntimusubize. Aho yakwihanye ibyaha bituma Imana itamwumva, ngo ahubwo ajya gushaka abashitsi kugira ngo ashikishe, kuko aragenda. Yahamagaye Satani we mwitaba vuba. Yahamagaye Satani aramwitaba, maze kumwitaba nuko ariko byasoje aguye mu bupfumu. Ubwo rero ni ubupfu kujya kuraguza. Wenda kujya kuraguza, hari uragura witwa umupfumu, ariko nawe avuga ko ari kubaza abakurambere, abo bakurambere bapfuye. Akaba ariho rero ubuyobe buri, aho umuzima agiye kubaza umuzima ngo uwo muzima mubariza bapfuye. Aho ngaho abantu bakwiye kubimenya yuko babimuye Imana, baba bayobye. Iyo tugiye kwitega ubumenyi ku batakiriho, ku batakiriho, ngo abo bapfumu batubarize ku bapfuye, ibyo bintu byabo n'ibingiringiri bakora. Ibyo ubupfumu, mbega mwene data, kankubwire yuko buriho no mu Rwanda. Hari ababurekarama bakagenda bakigisha abantu biza bakomeye, bari kugenda bahindukira bagaruka ku bupfumu, ngo niwo wari umuco wa kera ngo wagiye ucika, ngo bagaruke ku muco. Ubwo iyo nyigisha abantu benshi batangiye kureka iyobokamana,
basubira mu bupfumu, ikintu kidakwiye. Murakoze cyane kuri iyo ngingo. Ingingo yindi tugira ngo mudufashe kuvugaho, ni ingingo igendanye n'abahanuzi nanone b'ibinyoma. Bibaho gute, bigenda gute kugira ngo umuhanuzi abe ari uw'ibinyoma? Mwana mwagikomojeho mukivugaho ko Satani yamanukanye imbaraga, ariko dushaka kugira ngo mwongere mu bitsindagireho gato. Bibaho gute kugira ngo umuhanuzi w'ibinyoma abe ari uw'ibinyoma, mu yandi magambo adakoreshwa n'Imana, avuga ibintu uko abihanuye bisohore koko, cyangwa se muhure akubwireho ibyo wakoze atari ari kureba ubibone? Ese bibaho gute? Ni gute umuhanuzi ko nyine ari uw'ibinyoma, ni gute avuga ibintu tukabona birasohoye kandi akarenga akitwa ngo ni uw'ibinyoma? Ubwo munasoze mudadutandukaniriza gute, twamutandukanya gute uw'ukuri n'uw'ibinyoma mu gihe byose ibyo bavuze byabaye byo cyangwa byasohoye? Urakoze. Icyo kubatandukanirizaho nicyo buri wese aguhanurira ashaka kugeraho. Icyo kubatandukanirizaho, reka mbisubiremo, nicyo buri wese aguhanurira ashaka kugeraho. Reka mbisobanure. Birashoboka ko umuhanuzi w'ibinyoma utatumwe n'Imana, uw'Imana itavuganye nawe, ajya ahanura bigakunda. Byanditswe mu gitabo cya Yeremiya 23 umurongo wa 17 ngo abo bahanuzi si jye wabatumye ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Ubwo n'Imana n'uw'Imana itavuganye nawe ajya ahanura bigashoboka. Nk'uko Imana igihishurira abikoresha, niko na Satani ajya ahishurira abakoresha, akabaha n'imbaraga. Urugero, igihe Mose Imana yamutugumaga mu Egiputa kubwira Farawo ngo reka abantu banjye batahe, rekura Abisirayeli batahe, yarabipinze. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ikoresha Mose ikimenyetso n'igitangaza kugira ngo Farawo yemezwe. Inkoni yari afite yitwaje ayita hasi, ihinduka inzoka. Farawo ati ibyo nabyo, ahamagara abakonikoni be, nabo inkoni zabo zita hasi zihinduka inzoka. Cyokora iya Mose irazimira. Noneho ngarutse ku kibazo cyawe, icyo aho twabatandukaniriza, umuhanuzi w'Imana guhanurira ibizaba ariko agira ngo wiyuzuze n'Imana, ukomeza amategeko y'Imana. Ariko umuhanuzi wese uguhanurira ibizaba ngo rero ngo ndabona impanuka imbere yawe, ngo ngwino ngusengere, ngo kandi uzazane n'amaturo, uwo abashaka kwikungahaza. Ibyo abashaka kukwiba. Ibyo gupfa nta muntu utazapfa. Gupfa nta muntu utazapfa. No gupfa imbere y'Imana nta nkuririmo, kuko ni ibisanzwe. Ahubwo nta muntu Imana ijya yoherereza ubutumwa ngo urapfa, kuko nabitatumyeho bajya bapfa. Uwo yabitumyeho ni Ezekiya, ariko intego kwari ukugira ngo yihane yiyuzuze n'Imana, kandi niko byashoje. No gupfa ntiyepfa uwo mwanya, kuko Imana yashakaga cyari kigezweho cyo kuyisuza nayo. Naho umuhanuzi w'ibinyoma yavuga igitangaza kikaba, byanditswe mu gitabo cyo gutegeka kwa 2:13 umurongo wa 5. Haranditswe ngo umuntu nakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa igitangaza yakubwiye kigasohora ukakibona, ariko yakubwiye ngo muteshuka amategeko y'Imana, ngo ntuzamwemere, azaba ari umunyabinyoma, kandi Uwiteka azaba yemeye ko ibyo yavuze bisohora, kugira ngo wowe akugerageze arebe icyizere ufite mu Mana. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Ubwo umuhanuzi w'ukuri ntabwo ashaka indonke, ahubwo abahawe ubutumwa n'Imana kugira ngo abugeze ku bantu bakire, abantu bamenye ubushake bw'Imana babukore. Mu gihe umuhanuzi w'ibinyoma abagamije indonke, icyubahiro, kumenyekana, n'inyungu z'ibifatika,
ariko nawe yakoreshwa na Satani akabwira abantu ibyo avuze bikaba, akakubwira ibyo wakoze kandi atakubonye ukabona, kuko birumvikana koko biri logical ko Satani aba yabonye ibyo wakoze, kugenda rero akabihishurira umukozi we ngo ubimubwire, ibyo ni ibisanzwe, ibyo ngibyo birashoboka. Ahubwo abantu kureba, bari bakwiye kureba ngo ese uyu muntu aratubwira ngo duhindukire izindi mana, mu yandi magambo ese uyu muntu aratukomereza ku mana cyangwa aradukura ku mana. Ubwo icyo ngicyo abantu bakwiye kucyitaho, bakareba ko uwo muntu witwa umuhanuzi akurikiza amategeko y'Imana, yigisha iby'Imana, ntaho anyuranya mu nyigisho ze no mu mbuto yera n'ibyanditswe byera. Kuko cya gitabo twavuze cyitwa icya Yesaya ibice 8 ku murongo wa 20 haranditse ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihame, niba tavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Murakoze cyane. Ubwo rero abantu bashukwa n'ibitangaza n'ibimenyetso bitandukanye, Satani mu minsi y'imperuka azabikoresha. Aho ntabwo ariho dukwiye kwerekeza intekerezo, dukwiye kureba icyo ijambo ry'Imana rivuga tukizera ibyo. Urakoze. Tugiye ku kandi kagingo kavuga ingingo tugiyeho nivuga ku biriho nanone muri iyi minsi iheruka, ubwo hagenda haduka imyizerere myinshi ariko iri y'abantu batandukanye bagerageza ngo batakira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa, ngo bakavuga bati ikimenyetso cy'inyamaswa murakigendere kure, muraba mukoreye Satani, ngiki cyaje kiri mu rukingo, ngiki cyaje kiri mu gapfukamunwa. Noneho ubu bigezweho ngo hari indangamuntu igiye kuza y'ikoranabuhanga, iyo ngiyo ikimenyetso cy'inyamaswa ati bikababayeho, uyakiriye bikamubayeho. Bari n'abigishije ibintu bikomeye cyane, bivuze ngo hari ibintu byitwa microchip, ngo bakagenda bakadwinga mu muntu, ngo icyo kintu ngo bakazaba bari kugukontrolinga. Umuturage w'umuhinzi iyo ruguru wiyororeye inkoko agatama kamwe, iyo kure udafite n'inkweto w'umukene ariko ukunda Imana mu mutima, akayobywa n'ibyo bintu, akanga ibyo bintu, akeka yuko koko ngo hari ibintu bazamushyiramo ngo binyuze muri computer, ngo mu ikoranabuhanga, ngo bajye bakureba, ngo bagukontorore, ngo babe baza aho uri. Hari n'abatafata telefone. Ibyo bintu byose nk'uko mbitondekanyirije hamwe, turagira ngo muze kubivugaho, mubihuze n'icyo ngicyo babirinda ngo batakira uko ibyanditswe byera bibivugaho. Murakoze cyane. Niyo mpamvu mu ntambwe zisabwa umukristo kugira ngo abe atunganye rwose, uko zanditswe mu gitabo cya 2 cya Petero igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5, haranditse ngo kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, n'ibindi bikurikiyeho. Reka mbe mpagazaho. Hari abantu bamwe usanga ari beza mu mutima, bakunda Imana, bashaka kujya mu ijuru nta buryari, ariko bafite kwizera, yenda bakagira n'ingeso nziza, ariko ku ngeso nziza batarongeyeho kumenya. Akaba afite kwizera, akaba afite ingeso nziza, ariko akaba ari injiji. Bene abo bajya bitiranya ibintu n'ibindi, nibo babyara imyizerere imeze ityo, kuko ku ngeso nziza batongeyeho kumenya. Koko Bibiliya ivuga ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko uburyo ikimenyetso cy'inyamaswa ivuga, abantu bakwiriye kubanza kumenya ngo ni ikihe mbere yo kumenya ngo kizakirwa giti. Nibyo mbere ya byose kugasubirimo aho hari ipfundo yo kumenya uko cyakirwa, ahubwo abantu bakwiriye kumenya ngo ni igiki. Yego. Wenda mbere yuko tugisobanuraho gato, tubanze tuvuga iki. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Nta buryo Satani ajya ashobora kunesha umukristo atabanje kwanza kunesha kwizera kwe, cyangwa konona no kuguhindanya.
igitabo cy'intambara ikomeye ngira ngo ni urupapuro rw'117 niba atari 119 haranditse ngo Satani abasha kukubabaza ariko ntabwo abasha kukwanduza kuguhumanya. Nibyo Satani ashobora kukwica ariko ntabwo yabasha kugukoresha icyaha. Ubwo rero ikimenyetso cy'inyamaswa nta muntu uzahendwa ubwenge kuko atize kuko ari umunyamisozi ngo agishyirweho umucyahenge. Uyi ubwo umukiranutsi yaba atakibeshejweho no kwizera. Reka tubanze tuvuge iki ikimenyetso cy'Imana, ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Ni ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana nacyo kivugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 7. Hakurikijwe ubusobanuro bw'umwuka w'ubuhanuzi, ikimenyetso cy'Imana kigaragarira mu gukomeza isabato y'umunsi wa 7, kuko byanditswe mu gitabo cyo Kuva ibice 31 umurongo wa 12 n'umurongo wa 13, kimwe n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 ngo isabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'abantu bayo. Mbega ni ibendera Imana yashyize hagati yayo n'abayisenga. Uko ibendera ari umwenda nk'undi niko n'isabato ari umwenda nk'undi, ari umunsi nk'undi. Nawe ugira amasaha 28, imvura yagwa cyangwa izuba rikava, waba ikibunda cyangwa ukaba umuvumbi, byashoboka. Nkuko n'ibendera ari umwenda wakorewe mu ruganda, ariko bitewe n'icyubahiro kiba cyarahawe uwo mwenda, uba ufite icyubahiro kurusha umuntu. Nibyo iyo urihemukiye ntabwo uba uhemukiye umuturage umwe, uba uhemukiye igihugu cyose. Niko n'isabato kuko Imana yagize ikimenyetso hagati yayo n'abantu bayo. Iyo usuzuguye isabato uba usuzuguye ijuru ryose. Noneho reka tugere ku kimenyetso cy'inyamaswa. Uko isabato ari ikimenyetso cy'Imana, niko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana. Ibyo mvuga mwabisoma mu gitabo cyitwa Testimonies to the Church cyangwa ibihamya by'itora umuzingo wa 8 urupapuro rw'117. Haranditse ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana. Bivuze ngo ni ukubahiriza umunsi w'icyumweru. Uko Imana yashyize y'isabato ngo ibe ikimenyetso hagati yayo n'abayiramya, niko na Kiliziya Gatolika yashyizeho icyumweru kugira ngo kibe ikimenyetso cy'ubutware Gatolika. Ubwo rero iyo umuntu asuzuguriye isabato gukomeza icyumweru, aba yubahutse Imana, ahubwo akubaha ubutegetsi bwa Papa. Icyo nicyo bita ikimenyetso cy'inyamaswa, cyane ko inyamaswa mu mvugo y'ubuhanuzi bivuze ubutegetsi. Ubwo rero ubutegetsi bwa Roma ya kidini nibwo bujya bwitwa inyamaswa yo mu Byahishuwe 13. Umunsi bwashyizeho kuba ikirango kiranga ubutware bwabwo ukitwa ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko uvuguruza umunsi Imana yashyiriyeho kuba ikimenyetso cy'ubutware bwayo bwaremye ijuru n'isi. Tumaze kureba rero ikimenyetso cy'inyamaswa ngo ni igiki n'impamvu cyitwa ko, kizakirwa giti. Bibiliya iravuga ngo kugira ngo abantu bazahatirwa gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa
mu ruhanga cyangwa ku kiganza cy'iburyo. Iyo bavuga gushyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga, ni uburyo Satani azakoresha bunyuriye mu myigishirize y'ibinyoma izigishwa n'abahanuzi b'ibinyoma, bakemeza abantu yuko isabato yataye agaciro, ko yari iy'abayuda, ahubwo yuko abizera Yesu bo isabato itabareba. Iyi zaba ari politike ya Satani yo kugira ngo abantu beza bakunda Imana bubahuka ibendera ry'ingoma y'Imana bazagibweho n'urubanza. Abazariganywa batyo rero bakabyizera, nibo bivugwa ko bazaba bashyizwe ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga rwabo. Kugira ngo icyo kigerweho, Satani aziyambaza inzira ebyiri. Iya mbere ni inyigisho z'ibinyoma, iya kabiri ni ibitangaza bizakorwa n'abahanuzi bizera izo nyigisho z'ibinyoma kugira ngo byemeze rubanda yuko koko bivuye ku Mana kandi bivuye kwa Satani. Abo nibo bazashyirwa ikimenyetso cy'Imana nako cy'inyamaswa mu ruhanga. Bibiliya ikavuga ngo cyangwa se bagishyirwe ku kiganza ariko cy'iburyo, apana icy'ibumoso. Ibyo byo bishatse kuvuga iki? Iyo bavuze ikiganza cy'iburyo, iburyo niho bita mu gukiranuka. Iburyo niho bita mu gukiranuka. Niyo mpamvu no muri Matayo 25 Bibiliya ivuga ngo ubwo umwami azaza ngo azarobanura abantu nk'uko umwungeri arobanura intama n'ihene. Ihene azazishyira ibumoso, intama zishyire iburyo. Mu buryo rero ni mu gukiranuka. Rero kuvuga ko abantu bazashyirwa ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo, biravuze ngo ni willing obedience. Satani azashyiraho politike cyane cyane z'ubucuruzi zituma nta muntu ubona ifaranga, ubona akazi, ujye mu murimo runaka atishe ku isabato. Wabyumvise neza? Reka mbisubiremo. Satani kwa kundi yabwiye Yesu ngo iyi si niwe ubutware bw'isi nige wabugabanye kandi nanjye mbugabira uwo nshaka. Ku isi yose Satani azashyiraho ingamba z'ubucuruzi, ibyo bita economical policies, bituma utabona imirimo, bituma utabona ubucuruzi runaka, amahirwe mu bucuruzi runaka, cyangwa mu kubona akazi, cyangwa mu kubona akazi utishe ku isabato. Birumvikana? Wenda izo ngamba z'ubucuruzi Satani azashyiraho kuko nazo zavuzwe mu bitabo, tuzazivuga igihe cyazo n'ikigerwaho. Ariko zizashyirwaho zituma umuntu atabona ku ifaranga, atabona imirimo, atabona umwanya mu rubuga rw'ubucuruzi, hatabayeho kwisha isabato. Uko Satani azabikora biranditswe, nabyo tuzabigarukaho. Noneho abantu nibamara kubura ibyo kurya n'imyambaro, ariko amahirwe yo kubibona bihari, ariko agusaba yuko wica isabato, umuntu batabaguhatiye, nta nkoni kuriho, bavuga uti jyewe singiye gusonza, singiye gukena, abanjye ntibagiye kugera. Umuntu akabyemera ku bushake kurenga ku mabwiriza azi kugira ngo abone amaramuko, azaba ashyizwe ikimenyetso cy'inyamaswa ku kiganza cy'iburyo. Impamvu byitwa ku kiganza cy'iburyo ni uko nta wabimuhatiye, ahubwo circumstance ubuzima bwamukanze, waremera ava ku izima. atera umugongo Imana nkana, yica ihame nkana, ubwo ashyizwe ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Ubwo mwabikomojeho ibyo bintu byaduka bivuga ngo za microchip, ibyo bintu bivuga indangamuntu koranabuhanga, Bivuga telefoni, hari abavuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa kiri muri telefoni, hari abavuze ngo kiba mu rushinge, hari abavuga ngo ni microchip, abavuga indangamuntu. Ibyo byose ni ibinyoma, ni bwa bujiji twavuze, ujya usanga n'abantu beza b'imico myiza babyizera. Ni bya bindi twavuze ngo
kwizera mukongereho kumenya. Iyo kwizera abantu batakongeyeho kumenya bararimangana bakarindagira nubwo bari beza mu mutima. Rero nibyo birimo kubaho, kwitiranya, kuko ikimenyetso cyavuzwe si telefone, icyavuzwe si urushinge, icyavuze si indangamuntu, ahubwo aho rusibaniye ni Satani ushaka kurandura ibendera ry'Imana ryitwa isabato, akahagarika ihindera rya Roma ryitwa icyumweru, maze mu rubanza abantu bakazagibwaho n'icyaha cyo kuba barasuzuguriye ibyategetswe n'Imana kugira ngo bubahirize ibyo Roma yategetse, kugira ngo bibe nk'uko Yesu yasize ahanuye mu gitabo cya Yohana ibice 5:43, aho Yesu yavuze ngo jye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina rye ubwe uwe muzamwemera. Ubwo Yesu yararebye bitaraba, abona uburyo abantu bazasuzugurira ibyategetswe n'Imana kugira ngo bubahirize iby'abantu buntu nka Papa bategetse, bigahabwa icyubahiro kuruta iby'Imana yategetse. Murakoze cyane, murakoze. Stili kuri iyo ngingo yo kwanga yo kwitegura kuza kwa Yesu no gusohora k'ubuhanuzi, usanga abantu bayobera muri byinshi bitandukanye, bakatwagwa n'ibyitwa updates, ibigezweho, amakuru, ibishyashya, akaradiyo bakagahuza ku musego, reka mvuge gutyo, interineti bakaba barikanuye kugira ngo batagira ibibacika. Ibyo ni ibihe? Ubwoba bukabica ngo Papa yavuze gutya, ngo ubu noneho ngo yatoye itegeko rivuze gutya, ngo ubu Trump ngo byagenze gutya, ngo Amerika ngo n'Uburusiya ngo bapanze ko bagiye kugira gutya, bagahita babihuza direct. Ubwo muri make igitabo basoma kugira bamenye ko Yesu agiye kuza, Bibiliya ni gake wasanga bari gusoma Bibiliya, ahubwo basanga bari kuvuga ngo updates, ngo byagenze gutya, ngo Uburusiya bimeze gutya, ngo hari inama yateranye gutya na gutya, ngo Bill Gates ngo hari ibintu ngo agiye gukora, noneho ngo hari ikindi cyorezo gishyashya. Bese ugasanga ni ibintu by'amakuru n'ibiki, ugasanga amadini menshi, imitwe myinshi cyane cyane yasohotse mu madini, aho kwiga ijambo ry'Imana nibyo bahoramo, updates. Abo bantu mu by'ukuri kandi ukabona mu mitima yabo ntibashaka kurimbuka, ariko nicyo kintu cyabatwaye. Icyo kintu updates ntabwo ziri relevant, ntabwo ari ingenzi kuzimenya. None se abo bantu bari mu kuri? Ese ibyabo ibyanditswe bigira bibivugaho iki, uko dukwiye kwitwara mu gihe nk'iki giheruka? Urakoze cyane. Yesu yaravuze ngo nicyo gituma muyoba, kuko mutamenya ibyanditswe. Ubundi inzira yose ihesha abantu agakiza, na Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Ibyo byanditswe muri Yohana 14:18. Noneho ntabwo abantu bakwiriye na rimwe kubaka ku nkuru arizo updates. Nibyo gihe hari n'itorero nabonye litwa prophetic updates church, ngo ni itorero ryo twadutse tujyanye n'ubuhanuzi. Ubwo bo naho bafokasinga, nkuko babivuze, aho kubumbura Bibiliya ngo basome, bajya kuri YouTube, bakajya mu binyamakuru, bakajya kutwabaye, noneho bo bakagerageza gufojaringa ibintu ariko bitari byo. Bijya bisoza nabi ibyo yafojarinze iyo bitabonetse, ajya arimangana. Ndibuka jewe hari abo nabonye nka babiri, umwe yambwiye ati Yesu agomba kujya, icyo gihe hari muri 2021, arambwira ati Yesu agomba kuza muri 2024 2024. arabishushanya nuko, ariko mu by'ukuri ubu turi 2025,
kandi nta n'ikimenyetso. Ubwo byo kuyoberwa ibyanditswe ukubaka kuri update ni ukwitera kuyoba. Na Yesu yavuze ngo igituma abantu bayoba ni uko batamenya ibyanditswe cyangwa imbaraga y'Imana. Ibyo nibyo bita impuha zibirebana no gusohora k'ubuhanuzi. Updates ubundi ni impuha. Ntawe ukwiriye kubaka ku mpuha, kwizera kukwiriye kubaka ku ijambo ry'Imana, ntawe ukwiriye kubaka ku mpuha. Ubwo Yesu hari ibyo yahanuye aravuga ngo ibi bizanyuraho, hanyureho ibi mbandikiye, ibi mvuze nimubona bisohoye niho muzamenya yuko ngiye kuza. Aho kureba kuri ibyo ngibyo basomye ngo barebe, basome Bibiliya ubajya ku bindi kumva ngo hari amategeko ngo 10 ngo ya Bill Gates, ngo hari amategeko ngo hari urukingo rushya, ngo corona yakozwe na Bill Gates. Bill Gates ataravuka, na se na nyina na sekuru bataravuka. Ubuhanuzi bwari bwarahanuye kwaduka kw'ibyorezo by'indwara muri Matayo 24. Ubwo rero wararengana. Yego, murakoze cyane. Nanone kuyo ngingo hari indi nkubiri ikomeye ivuga ku bintu byitwa climate change, ngo bakabihuza no kugaruka kwa Yesu. Sinzi nimba iyo nyigisho muyiziho niyo nkubiri, bitewe n'ikoranabuhanga rigwiriye ku mbuga nyinshi. Iyo umuntu dukunze guhura nabyo, dukunze guhura nabyo ari amagurupe ya WhatsApp, usanga umuntu avuga ati none mwamenye ibintu bya climate change bijyanye no gusohora k'ubuhanuzi. Hari n'imbuga za YouTube abantu babivugaho, ugasanga umubwiriza bihagazeho ati inama ya mbere yabereye i Paris, ati ya kabiri izabera ahangaha, ati ya gatatu noneho yo niba ubuhanuzi buzabusohoye. Ariko ibyo ngibyo kubihamunayizinga, mbega kubihuza na Bibiliya, ujya usanga ari ibintu bidahuye. Kuko Bibiliya yavuze ko hazaba inzara, ivuga ko hazaba ibishitsi, ivuga ko hazaba ibyorezo. Ibyo ni ibintu biri unpreventable. Noneho iyo abategetsi b'isi bo bicaye bakavuga bati dukurikize izuba uko ryaka, igihe kizagera tugerageze kubungabunga ibidukikije, baba bagerageza nibura kugabanya ubukana bw'ibiri mu bushobozi bwabo. Ariko nabo barabizi neza yuko ibyo byorezo n'indwara, ibiza n'ibishitsi n'inkongi z'imiriro byo biri unpreventable, n'ibintu bitakumirwa. Ariko noneho biratangaje, ahubwo bo iyo babikora baba bakora ibiko, kuko bo ntibasomye ibyanditswe, babazi ko nibura hari icyo bakora ngo bakumire, kandi koko iyo babikoze neza hari icyo bakumira ku rugero runaka. None biratangaje ahubwo kumva uwitwa umuhanuzi, uwitwa ko asoma ibyanditswe, akavuga ati burya ibyo nibyo byerekana yuko imbabazi zigiye kurangira, nibyo byerekana yuko akarengane kagiye kuza. Ujya usanga birimo ubujiji no kutamenya ibyanditswe byera. Yego, turabashimiye cyane, mwakoze cyane kuri iki kiganiro tugiranye. Murakoze cyane namwe. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu, mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke.